kubera ko nzabana nawe. Haleluya. Mavuta N'Imana izabana nawe. Amen. Amini. Na yeye. Uriya mu bintu bikomeye bituma tutagira naho tugira n'ugutinya cyane. Gutinya ni bibi. Gutinya ni umudayimoni ukomeye. Ni umudayimoni udusubiza inyuma. Ni umudayimoni kandi iyo udayimoni wo gutinya yaje ntagakwibutsa amasezerano. Ahubwo ikintu akora dayimoni wo gutinya arabanza akakwibagiza ibyo Imana yakoze. Nibyo. Dayimoni w'ubwoba iyo yaje arabanza akakwibagiza ibyo Imana yakoze. Kubera ko ibyo Imana yakoze nibyo bihamya by'ibyo izadukorera. Haleluya. Imana ishimwe. Shingiye ku byo nabonye. Dayimoni wo gutinya asanga Abisirayeli bari mu butayu, bamwe abereka yuko bagiye kugwa mu butayu, abibagiza yuko yabambukije amazi inyanja itukura n'amaguru. Haleluya. Ikintu yabanje kode yabanje gufunga ni kode yo kwambuka amazi n'iki n'amaguru. Arabibagiza barangije batangira gutuka Mose. Dayimoni wo gutinya ni mubi. Sirwa mu izina rya Yesu. Ariko dayimoni wo gutinya, dayimoni w'icyerekezo cy'iterambere, dayimoni urwanya icyerekezo cy'iterambere arakubwira ngo dore na runaka yarahaguye, izi nzira urimo kunyuramo hari n'abazinyuzemo barapfa nawe uzapfa. Ndetse akaguha n'ingero batse runaka ntiyapfuye. Yakurushaga icyubahiro. Runaka so hari aho mwari muhuriye. Yakurushaga n'amashuri. N'amafaranga menshi. Yakurushaga n'amafaranga. Katagezo yose. Wone dayimoni wuko. Natsirwa mu izina rya Yesu. Ngo nuko Dawidi ubwo yari ari ku rugamba ari kurwana na Goliyati, ikintu cyatumye Dawidi atsinda Goliyati atinyuka agahangara igihangange Goliyati, yafashe Goliyati amugereranya n'intare. Arangije avuga ati jewe niba narishina nayishwanya gusa nuko ishikuwe Goliyati azananiza iki? Soko se Imana yarakwihariye. N'Imana yarakurenge udafite pfa na ruguru mwene data. Ntabwo ndimo kuvuga banyuze mu nzu y'imbohe kuko no hantu habi ku isi habaho. Ni ubishoboka ko nawe utanyuzeyo, ariko hari n'ibindi bintu bikomeye birutagereza wanyuzemo. Ndagira ngo mubwire ngo n'Imana yarabikunyujijemo izabuza ite no kukugeza ku cyo avuga. Haleluya. Imana nimuyigirire icyizere. Ngo nuko Mose atega Imana amatwi, bamwe Yesu atega Imana amatwi, arayumva. Amaze kuyumva aravuga ngo Mana ubwo uvuganye nanjye, ariko hari akantu nagira ngo mubwire ngo shingireho. Imana ijya guhamagara Yosuwa yibutsa aho yahagaze arimo kwihana. Imana yari igiye gusebera mu Isiraheli. Imana yari igiye gutera agaciro mu Isiraheli. Iyo Yosuwa na Kalebu batahabogoboka byari birangiye ngo bongere bayisubize icyubahiro cyane, abantu bari bayivuyeho cyane. Bari bagize gute? Bari bayivuyeho 10 bose. Abahamya 10 babonetse bavuga yuko Imana n'ibyo yavuze ari ibintu byabaringa biraho, bakubitanye n'abanaki bakabatera ubwoba. Haleluya. Mwarahagije. Mu muryango kugira ngo Imana ukore igisuzuguriro. Mwarahagije mu bana bawe, mwarahagije mu muryango wawe, mwarahagije mu itorero kugira ngo Imana isohoze amasezerano y'umuryango. Haleluya. Mwarahagije. Yagiye kuyubusa bose. Haleluya. Amen. Mwarahagije. Imana ngo yibuka Yosuwa uburyo yayihamije. Nagira ngo babwire ngo hari impamvu Imana yemeye ko Yosuwa. Amen. Ngo hahaguruka ngo Yosuwa na Kalebu, ngo hahaguruka abagabo ngo bavuganye n'Imana. Haleluya. Barangije ngo bahamya Imana ngo mu ruhame rw'abantu, ngo bavuguruza imiryango yose 10 yari yatanze amakuru, ngo baravuga bati ibyo bavuze nibyo. Aba bagabo barahari. Nagira ngo mbwira ngo ibibazo
isoko byarahenze, idolari ryarazamutse, ubushomeri barakazi karabuze. Ibyo bavuga ni ukuri. Niyo myaka wamaze udakora nabyo ni ukuri, ndetse n'abantu baragusize nabyo ni ukuri. Ariko ubu barangije bavuga ijambo rimwe ngo hari icyo Uwiteka Imana avuga. Imana twishimira ngabo bagabo ngo tuzabanja n'ibisiga. Amena. Mavuta. Niba Uwiteka twishimira. Wani ni Uwiteka twishimira. Ibibazo n'amakuba birahari, ariko niba Uwiteka Imana twishimira, ibyo byose tuzabijya nk'ibiti. Haleluya. Tope wada stifo. Je kubabwira ngo nimwitegure, kuko Imana yavuganye namwe muri mu makuba, muri mu bigeragezo. Nakumva Mana. Nzarambamisha ibikumubona. Amen. Muri gereza yamanuye imodoka, arambwira ngo nutaha ngo Imana iguhaye imodoka nona, ngo ugitaha Imana iguhaye iki? Imodoka. Ngewe bafunga n'ubundi nayo ifite iki? Imodoka. No kumpanura imodoka ntabwo ngenda byumvaga nk'ibintu birenze, kuko ngewe bafunze ifite imodoka ye. Mu bintu nari nkeneye mu buzima ntabwo byari imodoka, byari ugutaha. Nicyo kintu ngewe bamfata, natanze ingwate ya $30,000 kandi basabaga 3. Ngesa ntanga $30,000 ngo bandekure. Ikavuga ngo ndakumukorera ubukwe. None Imana yavuga ngo ngewe Imana ngo nubwo nkore Imana nkore ubukwe ngo nafite n'ibyo kurya. Imana ikubwira ko igukorera ubukwe, wowe ugatangira kwibaza ibyo kurya, nuko ibyo kurya yabirangije. Nuko ikibazo kibi byamaze kuja gute? Cyarangije. Haleluya. Wowe uri murakira bamwe ikintu kiremereye, ntabwo Imana ariko ku Mana cyagize gute? Cyararangije. Imana yambwiraga iyo modoka muri gereza, mwumva mu bintu nkeneye imodoka itarimo, ariko Imana yo ikambwira imodoka ngenda bagusengera gutaha, kubera ko amasezerano yo gutaha yari yaraviviye. Haleluya. Nari ndi ku myaka 7, mbona imyaka 7 ngomba kwirangiza ko banshinjaga ruswa. Yesu nashimye. Ngewe ngeze hano mvuye muri gereza ku bukeye. Yego, iyo modoka no. Ngewe ku bukeye hari ikintu cya mbere Imana yabaje gusubiza. Ku bukeye nahise mbona akazi, naraye mfunguwe nkifite bya $50. Ukuri twajyanye unanutse none warabyibushye. Nkifite bya $50 nise mbona akazi ka $1,250,000 ku kwezi, kandi naraye muri gereza navuye gushyirishaho telefone, itamo amagambo ngaro nimuzatsinda cyari tuvugana hari 3:00 ntabwo tuzi ibyo aho ukora. Imana yarigize ikazakinyuramo yobuye. Mama mwibaze mpamvu mwanyuze mu makuba. Haleluya. Muri kwibaza mpamvu mwanyuze mu makuba. Muri kwibaza mpamvu mwagiye munyura muri biriya bihugu. Byari ngombwa. Imana yabizi ko ari igihe muzanyura mu yobuye. Ntabwo Imana yakora ikosa yo kuguha akazi, no kuguhagarika mu nshingano utakoreye sitaje. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuguhagarika mu nshingano utakoreye sitaje, utakoreye ikosa. Imana yemera kunyuza Yosuwa muri cya gihugu, agenda mu bagiye kwita gutata. Imana ngo nawe agiye kujya gutata, ariko ikintu cya mbere uzakora nuko uzabanza ugahamya Abisirayeli bakongera bakagarukamo imbaraga nyuma y'uko bacibwa intege n'abantu 10 bose. Icya kabiri ari ahantu ugomba kuzahanyura uhazi. Ugomba kuzajyayo warigeze kuhanyura, ugomba kuzasubirayo warigeze kuhanyura, kubera yuko tuzajya kubwiriza ahandi
dushobora kuzajya kubwiriza ahandi. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo ishobora kuguha amafaranga yo gushinga ikigo cy'imfubyi utarigeze ugira inzara. Nibyo. Kubera ko igomba kubanza ikakumvisha ko inzara ibyana, ukazamenya umusonga w'abantu bafite inzara, ubundi ikaguha finance umukita kuba baba. Haleluya. Haleluya. Amen. Araho yatwigishirije. Ngo nuko ngo umwami ndimo ndasoza. Umwami arategeka. Amaze gutegeka ataba abagabo kubera icyo basuzuguye. Ni gute umuntu nka Saduraka na Meshaki na Abedenego, abantu b'abanyagano baraye n'akazi, bari abantu ntabwo bari abantu boroshye. Saduraka, Meshaki na Abedenego bari abanyagano bo mu Bayuda, ariko muri Babuloni bari abakuru b'intara, bari governors, bari abantu bahawe imirimo mu buyobozi bukomeye bwa hariya mu ntuza muri Babuloni. Mu yandi magambo umwami kubera ko ni bamwe mu Bayuda yari yaragiriye icyizere, bo na Danieli babaha imirimo muri kiriya gihugu. Danieli of course yari yarasobanuye inzozi, ariko bakibafata hari ahantu babatwaye. Aba bagabo ni babandi bahaye abantu ngo babiteho, ngo babagaburire, ngo babahe inyama, bakavuga ati twihera utuminwa utudoda twihera utuboga, maze nubona tutabyibushye bari bafite isezerano ry'Imana, bari bafite guhamya kw'Imana, bari bafite kwizera gukomeye. Aba ni babagabo. Umwami rero yari yarabagiriye icyizere, ariko nubwo umwami yabagiriye icyizere barakomeje baba Abayuda. Nubwo babaga mu Babuloni mu banyagano barakomeje bibuka ko ari Abayuda. N'abantu ndimo ndavuga ngo ngo mwitinya. Hano harimo abantu Imana igiye kugira neza. I received. Hari abantu Imana. Amen. Hari abantu Imana igiye guha ibintu byo gukora. Amen. Imana igira neza nka rimwe mu mwaka iginkora ku maso. Hari abantu Imana ihaye akazi, ihaye imirimo yo gukora yo kwikorera ku giti cyanyu. Haleluya. Hari Imana ihaye igishoro. Amina. Ibizi ahangaha. Yego. Umujye kandi nitwongera guterana mu nyuma y'igihe ntazi kitari kinini, hari abantu bazashima Imana ko yabaye. Amen. N'abantu mwe rero nimugera ku minzani muba Abayuda, abantu bazamurikoresha ku minzani. Iyo urimo nko gucuruza kugira ngo ukunde uhende umuntu ukazajya akoresha, uvuga ngo iyo voka nayiranguye 50 kandi warayiranguye 20, umubwiye ko wayiranguye byatuma amafaranga yawe ushaka atayaguha. Ukomeze mu Bayuda. Ni ngombwa ko wisobanura ku mugisha wawe. Ni ngombwa ko wisobanura ubwira abantu aho wakuye umugisha. Ni ngombwa ko wisobanura kugira ngo utangire umwibe neza. Aratanya akabango mu kuri voka zarahenze. Imana abantu bagiye gucuruza mu isoko. Ngo nukuri ngo byarahenze, ngo rwose ngo ugomba kuma yangaya. Rimwe na rimwe umuntu akayaguha agendeye ko umubwiye ko byahenze, ariko atishimiye igiciro. Mbego kumubeshya bigatuma ari bwagura umwibye. Abo Bayuda wa Efurayimu. Nuko aba bagabo bahagarara ku bwoko bw'Abayuda, bahagarara ku Mana yabo. Navuze ngo ndimo ndabango ntimuti. Barangije babwira dayimoni w'ubwoba, baramubwira ati Satani we vinyuma. Icyaturokoye bigatuma uyu Nebukadinezari akaba ataratwica iwacu i Buyuda, akatuzana tukaba abanyagano, twagera hano i Buyuda tukayibona akazi. Iyo Mana yabikoze n'ubundi zadukiza. Haboneka umugabo witwa Nebukadinezari aravuga ati byanze bikunze iki gishushanyo cyanjye nashyize hano mu kibaya murakiramya, nimutakiramya murapfa. Baravuga bati ndaba ndeba Imana iri bubankure mu maboko. Aravuga ati niyo Mana itadukiza. Yego. Imana itadukiza. Nta kibuza. Haleluya.
gishushanyo cyawe wabaje. Bahagarara ku ijambo ry'Uwiteka Imana, banga kwikuraho ubunyangamugayo. Kuba inyangamugayo ntabwo bizatuma Imana idasohoza isezerano. Uyu mugore wanguriye imodoka, nashobora kumubeshya avuga ngo nta modoka mfite kandi ndi mu kazi. Ntabwo nagenda mbwira ngewe ufite ya modoka yanjye uzi yadubura kabiri, niyo nkoresha akazi kanjye. Arangije avuga ati ntabwo ihagije. Haleluya! Aravuga ngo ntabwo ihagije. Ndagira modoka yanjye ura ntihagije. Rwose ubundi ntihagije ariko yari ihagije. Yari ihagije. Nge nari mbizi ko inahagije. Ariko kubera ko Imana yabonaga idahagije. Ariko Imana yarayebaga ikabona ntabwo iza gute, ikabona ntihagije. Yesu nashimwe. Amen. Muri kumabwira. Narivuze ngo hari abantu Imana igiye kugirira neza ikabaha ibyo gukora. Amen. Ugerageze gukomeza kuba Abayuda. Nimutinye iterabwoba rya Satani ababwira ko ubukene buzaza. Nimugire iterabwoba rya Satani ababwira ko inzara izaza. Nimugire ubwoba bwa Satani ababwira ko nimutira ku minzani muzakena. Nimugire iterabwoba rya Satani ngo nimutanga umusoro Rwanda Revenue nayo neza muzakena. Icyo Uwiteka Imana yavuze nizishaka kizanyure mu mazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Uriya modoka uriya mubyeyi yamuriye yayinguriye miliyoni 15. Njyewe Amen. n'ibiro byanjye 50 n'ipantaro zihurubuka n'ikote zitankwira njyewe ahantu perimi yanjye ibitse ndasohoka ndagenda nta nabwo najyanye diplome. Akazi nari nagahawe numvaga ndimo kuvugishwa n'abandi bantu bakoze icyo bita call conference kuri telefone bahuje imirongo. Numva ngo Chelsea ngo ndamuzi ngo turamuzi ngo umuntu w'umuhanga ngo n'umuhanga. Ako kazi bamamagaye gukora naherukaga kugakora mu myaka 10 yari ishize. Naherukaga kugakora muri 2013. Mamagarwa muri 2023 mu kwezi kwa 7 ngo ninjye mu kazi. Yabaza ko navuye gereza. Nabo sinzi niba bari bazi ko mvuye muri gereza, simbizi. Icyo nzi cyo nuko nagiye ngakora akazi. Nari nsanzwe ntuye mu ntara, ariho mfite umuryango, ariho nubatse, ariho mba. Ayo mafaranga naraje ndakorera, nakoreraga iyo miliyoni n'igice, ariko mfite wenda n'undi ijana ku munsi ku ruhande nazo byakose. Cyo kora ntibye. Ya misiyo. Nari nzi ko ndi bukore iminsi 3 kugiye inama mpuzamahanga yagomba kurangira. Irangiye ndakomera ngo baramwate. Ndakora ahubwo no havuye amafaranga yo kuza i Kigali ku Imana yasoje isezerano ryo kwimukira i Kigali. Haboneka amafaranga aba bantu basanze baje hadasebye. Yego rwose. Yesu nashimwe. Amen. Hashize iminsi umuntu aramamagara. Nje umuntu yaramamagara ngo angurira imodoka. Haleluya, haleluya. Umuntu nari nabo imodoka kuko nge nari mfite imodoka. Narahungutse niba rugunguka gufungura. Imodoka yanjye nari yicayemo burya mfunga umunsi nasohotse. Nagize ari imodoka yanjye yari iparitse yari imaze imyaka 2. Ndayifata, ndayabatsa, ndataha. Amen. Ntabwo nari nkeneye imodoka mu mwumve, ntabwo byari mu bintu mpangayikishije. Umuntu aramamagara ati ko nakubuze. Ndavuga ariko najya kumana nimero 030 izazindi z'abayobozi yamamagaye. Ngo nuko ngo Sadraka, Meshake na Abedenego bumva ijwi ryuturutse ku mwami Nebukadinezari. Sadraka, Meshake na Abedenego ngo Uwiteka Imana yabarinze. Haleluya. Haleluya. Amen. Uwiteka Imana igumugisha. Amen. Haleluya. Uwiteka Imana yabarinze. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Ngarangije ngarategeka. Ngategeka ko babakura mu muriro.
ngako kanya ngo umwami aca iteka nababwiye ngo hari igihe Imana yumva amajwi yacu adahagije igakora ikintu kugira ngo umwami ari wivuga kuko ijambo ry'umwami ryumvikana kurusha abandi. Nibyo. Arangije ngo nta yindi Mana ncite mu gihugu nyobora nta yindi Mana ikwiye gusenga ati Saduraka Meshaki na Abedenego ukomere Imana. Nakubwira ngo umudayimoni wo gutinya umubwira kuva inyuma urebe imbere urebe icyo Uwiteka Imana avuganye nawe witinya. Uwitwa Yosuwa Imana imaze kumutinyura nuko yabonaga yuko hari ibitinyishije, hari ibyari biteye ubwoba byari imbere ye, ngo amaze gutinyuka yabashije kujya imbere y'Abisiraheli arabayobora abageza mu gihugu cy'amasezerano abambukisha Yorodani. Bamaze kwambuka Yorodani bazenguruka inkike z'i Yeriko ngo zirariduka, igihugu bagifata amatekwa, bimura abari bamaze igihe kirekire mu gihugu, abanzi babo barabatsinda, abanzi babo barabanesha, isezerano rirasohora. Haleluya. Saduraka Meshaki na Abedenego bamaze kwizera bagahamya Imana, bakareka gutinya umuriro, bakareka gutinya umwami, bakareka gutinya amagambo, bakareka gutinya iterabwoba, bakareka gutinya urupfu, bakareba imbere, bakareba icyo Uwiteka Imana yavuze. Baratabawe kandi Imana iratabara kandi Imana yihesha icyubahiro. Hari umuntu umwe wigeze avuga ngo niyo ngo napfa, umurokuru umwe aravuga ati yewe niyo napfa nazuka kugira ngo Imana isohoze icyo Uwiteka Imana. Yego. Subiramo ku kantu umushumba. Niyo napfa njyewe uyu munsi ngapfa na bwacya nzuka Imana ikabanza igasohoza ibyo yavuganye nawe. Bayikomeye amashyi menshi ko komera Imana amashyi. Amen. Data ndagushimye kandi ndaguhimbaza. Mushimye ko umpaye